kubasuhuza nshuti bavandimwe mukurikirana Joel Gospel Praise TV. Tubahaye ikaze kandi mu kiganiro cy'umunsi wa 11 muri uru rugendo twihaye rwo gusoza umwaka turi kumwe na Kristo. Abavandimwe, intego y'uno munsi n'ubundi turareba Yesu nk'inshuti itadutererana. Iyo niyo tam turi bugendere. Reka dusenge kugira ngo twiragize Imana ibane natwe. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye kuko wera, tugushyize hejuru kuri wo kwizerwa, icyubahiro n'ikibi cyawe. Turaguhamagaje kugira ngo ubane natwe muri iki kiganiro kandi uzafashe buri wese uzabasha kugitega amatwi kugira ngo kizamugirire akamaro. Urakoze wera, kandi uzagirire neza buri wese. Ubane natwe, udufashe mu buryo bwose, mu izina ryawe ryera, amen. Mu buzima bwa muntu abantu benshi bagira inshuti, ariko si inshuti zose zigumana nawe mu bihe byose. Hari inshuti zibana n'umuntu mu byishimo gusa, hari izitererana umuntu mu mibabaro, zikabana n'umuntu mu gihe cy'ibyishimo gusa, zarangiza zikagusiga mu gihe cy'imibabaro zikaguhinduka. Hanyuma ukibwira ko wari ufite inshuti, ariko mu gihe ugeze mu bihe bibi warangiza ukazibura. Bavandimwe, nje kubamenyesha Yesu nk'inshuti yanyu idashobora kubatererana. Bibiliya itwereka ko hari inshuti imwe itajegajega, itadutererana, kandi dukunda urukundo rutagira ikigereranyo. Iyo nshuti nta yindi ni Yesu Kristo. Yesu yerekana ko ubushuti nyakuri budashingiye ku magambo gusa, ahubwo bushingira ku gitambo. Bibiliya iravuga iti, ntawe ufite urukundo ruruta urw'umuntu upfira inshuti ze. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 15 umurongo wa 13. Niho habivuga neza ko nta muntu n'umwe ushobora kugira urukundo rwaruta urw'umuntu upfira inshuti ze. Niba Yesu yaraje akadupfira, akemera kumanikwa ku musaraba kubw'urukundo, ninde ushobora kugira urukundo rumeze gutyo? Yesu ntiyavuze aya magambo gusa, ahubwo yayashyize mu bikorwa. Yatanze ubugingo bwe ku musaraba kugira ngo aducungure. Ibi byerekana ko urukundo rwe rutareba uko twebwe turi, ahubwo rureba uko we ari. Ni urukundo rutapimwa cyangwa se udashobora kumenya urugero rwarwo, ntirugabanuka, kandi ni urukundo rutajya ruhinduka ngo ruhindurwe n'imimerere y'ibihe, nk'uko abantu urukundo rwabo ruhinduka bitewe n'ibihe. Bavandimwe, Yesu yaduhinduye inshuti ze, areka kutwita abagaragu. Mu byigisho bye Yesu yerekanye ko umubano adushakaho atari uw'ubucakara, ahubwo ari ubucuti bw'igihe kirekire, kubera ko turi abantu be. Bibiliya mu butumwa bwiza bwa Yohana 15:15 haravuga ngo, sinkibita abagaragu nk'umugaragu atazi ibyo shebuja akora, ahubwo mbise inshuti kuko ibyo numvise kuri data byose mbibamenyesheje. Ibi bisobanura ko Yesu atwigisha ukuri kw'Imana, akaduha gusobanukirwa umutima w'Imana, kandi akaduhishurira imigambi y'Imana. Kuba inshuti ya Yesu bisobanuye kugirana nawe umubano wimbitse, ushingiye ku kwizera, ku kumwumva, ku kumukurikira, ndetse no kubana nawe ibihe byose. Yesu
ni inshuti iruta izindi nshuti zose. Isi twereka ko amaraso ahuza abantu akomeye, ariko Bibiliya itwereka ko hari ubushuti burenze amaraso y'abantu. Iravuga iti inshuti nyinshi zisenya urugo, ariko hari inshuti iramba ku muntu ikamurutira umuvandimwe. Ese iyo nshuti utekereza ko ari iyihe? Yesu ni we nshuti ikomera kuruta umuvandimwe w'umuntu. Abavandimwe bashobora kudutererana, abantu bashobora kandi kudutererana, ariko Yesu we ntajya adutererana. Aba ari kumwe natwe mu byishimo, mu mibabaro, mu ntsinzi no mu gutsindwa. Aho hose tugendana nawe. Yesu ntashobora gutererana abantu biwe haba na rimwe. Isezerano ry'Imana ku bantu bayo rirakomeye kandi rihumuriza abantu bayo, aho tubona ko Bibiliya cyangwa se ijambo ry'Imana, Imana ivuga ko itazigera idutererana. Abaheburayo 13:5 haravuga ngo sinzigera nkureka kandi sinzigera nkutererana. Aya magambo ni isezerano Yesu aha buri wese umwizera. N'igihe twaciye mu bihe bikomeye, igihe twumva turi twenyine, cyangwa igihe twacitse intege mu buzima, Yesu burya aba ari kumwe natwe. Ntajya adusiga, ntajya aduhunga, kandi ntajya adutererana. Haleluya. Yesu yaduhaye byose, aduha urukundo, aduha ubugingo, aduha n'ubucuti. Icyo adusaba ni ukumwizera, kumukunda no kugendera mu ijambo rye. Inshuti nyakuri ya Yesu ni yemera kuyoborwa nawe, ikamugira igihamya mu mibereho yayo ya buri munsi. Yesu Kristo ni inshuti itadutenguha habe na gato, ntijya idutererana, kandi ni inshuti idahinduka. Mu gihe isi ishobora kudutererana, Yesu ahora aduhagaze iruhande. Mu gihe abantu bashobora kuduca intege, Yesu aduha ibyiringiro by'ubuzima. Uyu munsi hitamo kugirana umubano wimbitse na Yesu Kristo, kuko ari inshuti ihoraho kandi y'ukuri. Muvandimwe, soza uyu mwaka uri kumwe na Kristo, kuko niwe nshuti iruta izindi nshuti zose. Haleluya, haleluya. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu, tubonye ko ari we nshuti yacu, ni we byiringiro byacu, ni we mahoro yacu, ni we buzima. Haleluya. Ngaho reka abantu bawe bakwemere, maze uhinduke inshuti yabo. Mwami, bareke kuba abagaragu, bareke kuba abaja b'isi, ahubwo bahinduke inshuti zawe bo kukwizera. Urakoze, bana natwe, uzabane natwe ku munsi w'ejo mu kiganiro cy'umunsi wa 12. Niwe twiragije, kandi ibi biganiro dufashe kugira ngo birusheho guhindura benshi babashe kukwizera. Icyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose, Kristo. Amen. Bavandimwe, ubuntu bw'Imana bubane namwe. Ndabakunda cyane, tuzasubire ku munsi w'ejo. Amen. Bimenyetso bigaragara